Umugabo mu cyumba n'umugore we babyutse. Umugabo ati aya ni ay'uko usa neza, aya ni ay'uko uhumura neza, aya ni ay'uko wemera nkakugira, aya ni ay'uko useka neza. Ubwo yari arimo amuha ibipfunyika by'amafaranga menshi cyane. Umugabo yitwa Oliver, umugore yitwa Naya. Rwari urugo rwishimye kandi rwihagije mu buryo bw'amafaranga. Naya yari afite inshuti ye yitwa Dara. Basa nk'abavuye gushopinga bitwaje ibikapu byinshi cyane, bicaye kwa Naya mu rugo rwe. Dara ati Naya wahaye iki Imana ngo ubeho ubuzima nk'ubu? Mbibutse Naya yari umuherwe n'umugabo we ku rwego rwo hejuru. Naya ati ni ukuri sinzi ariko njya nkeka ko impamvu Imana yampaye umugabo nka Oliver ahari ni karuma nziza y'ibyo nakoze kera, kuko nanjye birandenga. Barakomeje baraganira, Naya agera aho avuga ati Oliver ni umugabo mwiza cyane, iyaba Imana yaduhaga umwana. Oliver byamushimisha cyane. Dara ati nanjye numvaga nshaka kukubaza icyo kibazo, ni ryari koko? Nta n'akanunu, nta n'icyo wumva byibura kivibura mu nda? Naya ati imihango yanjye irenzeho iminsi 2, reka nizere ko wenda byaba ari ugutwita. Dara ati humura buriya wasanga ari byo. Bukeye Naya yabyukiye muri dushe afata test ya pregnancy. Oliver abyutse akabakaba umugore we aramubura. Arangije aramuhamagara ati sheri. Naya yaritabye ariko yitabana intege nkeya kuko yari asanze adatwite. Oliver ati baby umeze neza? Undi ati yego. Nuko araza amusanga mu cyumba nk'ibisanzwe barakina. Oliver abwira Naya ati mbere yuko njya mu kazi reka dusenge. Oliver yari umugabo ukunda gusenga cyane. Nuko barasenga ibyifuzo byabo harimo n'ibyifuzo byo kuzabona umwana. Bukeye umugore ari mu gikoni ari guteka, umugabo we araza ati sheri wiriwe ute? Undi ati niriwe neza. Umugore ati akazi kagenze neza? Umugabo ati yego kagenze neza. Umugabo ati ariko nari ngukumbuye cyane. Umugore nawe ati nanjye nuko sheri. Ubwo umugabo yarazaniye umugore we gift nk'ibisanzwe. Umugore arishima cyane. Nyuma umugore yabwira umugabo we ko mama we agiye kuza, ubwo yari nyirabukwe wa Oliver. Oliver ati kuki utambwiye koko? Yari famiye ikundana cyane, bishimye bitagira urugero. Bwarakeye nyirabukwe wa Oliver ari we mama wa Naya araza. Mama wa Naya yari inshuti cyane yari inshuti cyane n'umukwe we. Oliver yafataga nyirabukwe akamujyana muri siporo, akamumasa ibirenge, akamukorera ibintu nk'iby'umwana yakokoreye umubyeyi w'umubyara. Yari famiye ikundanye cyane. Oliver yari afite umugabo bakoranaga muri kampani ye witwaga If. Oliver ari mu kazi, If araza aramubwira ati nyamara ni ukuri kiriya gitekerezo ongera ugitekerezeho. Yasaga nk'umugira inama ku cyemezo Oliver yafashe mu kazi. Oliver ati humura Derrick ntabwo ari ubwa mbere dukoranye, wowe nyizera nta kibazo. If ati nyamara ongera ubitekerezeho. Oliver ati ariko wowe ntugire ikibazo, wowe trust me gusa. Hashize iminsi Oliver n'umugore we Naya bari mu rugo bumva umuntu arakomanze. Bagikingura basanga ni abantu bambaye uniform. Bari abantu bakorera leta bakurikirana abantu banyereje imitungo y'abandi. Babaza Oliver bati ni wowe Oliver? Oliver ati ni njyewe, nabafashe iki? Twe dushinzwe gukurikirana abanyereje imitungo y'abandi, twagusabaga ko waza ku biro byacu, hari ibyo dushaka kukubaza. Oliver na Naya birabacanga ariko n'ubundi Oliver aragenda kuko abo bantu bari bazanye n'abashinzwe umutekano. Agarutse mu rugo aza ahangayitse mu buryo bukomeye cyane. Naya ati sheri tuza. Oliver ati ntuze gute se? Naya ati basi nsobanurira menye ngo ni ibiki. Oliver ati ya nshuti yanjye Derrick ntuyizi? Naya ati yego ndayizi.
Oliver ati yafashe amafaranga y'abantu ayafata mu izina rya kampani yanjye, yanyijeje ko tuzunguka mu buryo buhambaye, none yarabuze, abantu bagiye kumurega, none we yaracitse yigira mu mahanga, none ninjye bari gukurikirana. Nayo abyumvishe nawe yumva ni ikibazo gikomeye cyane, ariko akomeza umugabo we aramubwira ko yakwihangana kandi agatuza. Bukeye Oliver atahana envelope asa n'uwacitse intege cyane, arangije ayiha umugore we. Naya ati ibi ni ibiki se sheri? Oliver ati sheri, bafatiriye imitungo yanjye yose harimo na kampani yanjye. Arakomeza ati n'iyi nzu turimo n'ibi byose bishobora gukurikiraho. Ntibyatinze koko bukeye bwaho b'abantu bafatira imitungo baje kwa Oliver na Naya, inzu, imodoka zose barafatira, barangije barabasohora. Naya ati none se sheri, ubu turabigenza gute? Oliver ati ubwo rero reka tube tugiye muri lodge aba ariho tuba turi. Naya ati oya, uko kwaba ari ukwangiza amafaranga, reka tujye kuba kwa mama mu gihe ugikurikirana ibya Derek. Baragiye bajya iwabo wa Naya kwa nyirabukwe wa Derek, kwa nyirabukwe wa Oliver. Bagezeyo basobanurira mama wa Naya ariwe nyirabukwe wa Oliver uko byagenze byose, arangije arabihanganisha. Mama wa Naya ariwe nyirabukwe wa Oliver abwira Oliver ati n'ubundi niwe wishyuraga inzu mbamo, mwifate nk'aho hari iwanyu, rwose uzahagume mpaka igihe uzashakira. Bari mu cyumba Oliver na Naya, madamu we, Oliver ati sheri, wangurije miliyoni 5 nkaba nishyuye lawyer, urabizi ko account zanjye zose bazifatiriye. Naya ahita yamuha atazuyaje na gato. Oliver arishima cyane. Ubwo iminsi yaragiye, bakomeje kubaho muri ubwo buzima. Umunsi umwe Naya yicaye muri salo asa n'utishimye na gato, mama we araza aramubaza ati mwana wa, ufite ikihe kibazo? Naya ati mama, ndarambiwe pe, ni ukuri. Mama we ati urambiwe gute se? Naya ati uzi ko Oliver amaze kunsaba arenga miliyoni 20 zose? Naya arakomeza abwira mama we ati reba amezi yose ashize, ibintu biracyari kwa kundi, njye ndarambiwe mama. Naya yasaga nkaho atangiye kurambirwa ubuzima babayemo, abona nta bisubizo biboneka, amaze no kurambirwa guhora aha Oliver amafaranga. Mama we ati mwana wanjye ihangane, wasanga Oliver umugabo wawe arimo aragutestinga ngo arebe urukundo umufitiye uko rungana. Naya ati koko se mama, urakeka ko arimo arangerageza ngo arebe urukundo mukunda? Mama we ati yego, ahubwo shakisha uburyo ki ubona akana, uno munsi wambara akantu kagufi cyane, ubundi mukora akazi. Muri make mama wa Naya we ntabwo yumvaga ko Oliver kuko yahombye yabaye umukene, yumvaga ko uyu musore arimo agerageza umukobwa we ngo arebe urukundo akunda umuhungu. Oliver na Naya bari mu cyumba, Naya yaje kwambara akantu kagufi cyane nk'inama yagiriwe na mama we kare. Areshya umugabo we, umugabo we nawe araza, bagiye gukora urukundo, telefoni y'umugabo iba irasonye. Arayitaba avugana n'abamuhamagaye, bamaze kuvugana umugore we Naya ati ninde wari uguhamagaye? Oliver umugabo we ati niba abantu bashinzwe gufatira umutungo, barimo baransaba andi mafaranga ngo imitungo bafatiriye ntabwo ihagije. Umugabo yahise acika intege, ntiyari akigize icyo akora. Na Naya nawe bibuko bigaragarira amaso, Naya yari amaze gucika intege no kurambirwa. Bukeye ya nshuti ya Oliver bakoranaga yitwa If iza kumureba, bari bakiri kubyirukankamo bishyura abaloya, bishyura abakora iperereza. Maze If abwira Oliver, aramubwira ati rero ibintu turi gukora byibura amafaranga byajya munsi ni miliyoni 10. Oliver ati miliyoni 10 nazikura hese? Oliver nta wundi muntu yatekerezaga kuyaka, yari umugore we Oliver, cyane cyane ko amaze gukena inshuti ze zose zamucitseho.
Ibyo barimo babiganira Naya yarabumvaga maze arirukanka ajya mu cyumba avuga ati nizere ko aya mafaranga atari njye aje kuyaka, reka ndebe uwo ari buyake noneho. Ako kanya Oliver amusanga mu cyumba aramubwira ati sheri hari icyo nshaka kukubwira. Undi ati urashaka kumbwira iki? Asa n'udashaka kumwumva kuko yari azi icyo agiye kumusaba. Oliver ati sheri ndashaka byibura miliyoni 10 kugira mbe nishyuye uriya muloya. Naya ku nshuro ya mbere yarayamwimye arangije anamubwira nabi cyane. Oliver aratungurwa cyane ariko aramwumva arangije aramwihorera. Bwarakeye Oliver ajya guhura na ya nshuti ye If ayibwira situation yose uko imeze. If ati nanjye nakwishyira mu mwanya wa Naya umwumve pe, ntabwo buriya buzima abayemo yabumenyereye, muha igihe abanze yiyakire. Oliver ati nibyo ariko Naya na mama we basa nkaho batangiye kundambirwa pe. If oya bahagahe baraza kwiyakira. Oliver yinjiye mu rugo atashye nyirabukwe aramuhamagara ati yewe n'agasuzuguro kenshi ati icare hano. Mbwira igihe gishize ni kinini, ibintu biragana he, bimeze he, bigeze he, bizakemuka ryari? Oliver ati mama rero ntakubeshye ikibazo cyarakomeye, amahirwe asigaye nuko Derek yafatwa. Nyirabukwe ati noneho nta n'icyizere. Oliver ati rwose mfite ubwoba ko ntacyo. Nyirabukwe ahita ahaguruka yitotomba. Oliver arabyumva ko byatangiye gukara bamurambiwe. Ibintu byaje kurushaho gukomera aho Naya na nyina batangira gufata nabi cyane Oliver. Bamwima ibiryo ngo ntiyahashye, bamukoresha amasuku ngo kugira ngo aze kubona ibyo kurya nabyo byasigaye. Bamutuka buri munsi ko ntacyo amaze, ari umugabo mbwa utagira akazi w'umukene mubi gusa. Aho noneho byaje guhumira ku mirari naho Naya yatangiye kujya amuzaniraho abagabo hejuru, we bakamuraza muri salo ngo ntacyo amaze. Muri make Naya yaje gutangira kujya yicuruza ku bagabo ngo yongere abeho ubuzima yarabayeho mbere, nyina nawe abimushyigikiramo. Oliver abaho mu gahinda gateye ubwoba. Umunsi umwe Oliver byamucanze yabuze burundu amafaranga aha abaloya be, abwira Naya ati waretse ya sambu naguriye mama wawe tukaba tuyigurishije ko nzayimusubiza ibintu n'ibicamo. Naya ati wikwirirwa uvuga ubusa, ibyo mama ntiyabyemera. Oliver ati basi se waretse tukagurisha ya modoka nakuguriye? Naya araseka cyane arihirika ati uzi ko iyo uza gukina komedi wari kuba umusitari? Atari kuri umusazi, ibyo bisibe mu bwonko bwawe. Oliver ajya mu cyumba ararira cyane atakambira Imana ati Imana niki nakoze, niki nahemutse ku buryo unyicisha mu bihe nk'ibi ngibi? Arakomeza ararira cyane ayitakambira. Oliver mu gitondo abyutse intege nkeya nk'ibisanzwe yumva telefone irasonye, ayitabye yumva umuntu aramubwiye ngo Derek bamufatiye mu mahanga aho yari yihishe. Oliver ati ye koko se? Ayo si amakuru meza afande? Uwari umuhamagaye ari we afande. Yego ni amakuru meza cyane. Oliver nta muntu n'umwe yigeze abibwira, ari nyirabukwe ari na Naya. Hagati aho Naya yaje gucudika n'agasore kamusaba gukora divorce na Oliver kugira ngo bajyane mu mahanga muri USA maze bajye gushyingirirwa nyirayo. Naya abiganirije nyina arambwira ati waratinze, genda aka kanya, genda uhite umusinyisha divorce muhite mutandukana. Naya abyukira mu cyumba cya Oliver amusaba gusinya ku mpapuro za divorce. Oliver ati ibi nibyo ushaka Naya? Naya ati yego njyewe nawe Oliver byararangiye. Oliver arazisinya, Naya nawe aragenda. Ubwo umusore wari ucuditse na Naya yamuzaniraga impano nyinshi zitandukanye zihenze kandi akazanira Naya na nyina. Uwo musore ni nawe wabishyuriraga iyo nzu babagamo, byose mbese niwe wabikoraga. Uwo musore yitwaga Martin.
Martin yajyaga yizeza ibitangaza Naya amwereka inzu yamaze kugura muri Amerika bazabamo umunsi bazaba bamaze gushyingirwa bimukiye muri Amerika. Umunsi umwe Martin aza kuganiriza Naya aramubwira ati nkeneye amafaranga byihutirwa kandi konti zanjye zo muri Amerika zifite ikibazo, ntabwo nabona uko nkora transfer y'amafaranga yanjye, bizansaba kujyayo. Amusaba ko yaba amugurije amafaranga make. Naya agenda aganiriza mama we amwumvisha uburyo ki isambu yayigurisha kugira ngo abone amafaranga aha Martin, cyane cyane ko yahoze abafasha nawe. Amubwira ko Martin yamugirira icyizere nta kibazo rwose, yamaze no kumwereka inzu bazabamo. Naya yarahinze cyane biteye ubwoba. Ntabwo bigeze batinda kwizera Martin, ya sambu barayimuhaye aragenda asiga yambitse impeta Naya, barushaho kumwizera. Ku rundi ruhande Oliver yaje gutsinda urubanza aba umwere, ibyafatiriwe bye byose arabisubizwa, yongera kuba Oliver wa mbere. Igihe Martin yari yarahaye Naya cyo kugaruka avuye muri USA yaje kumureba ngo bashyingirwane bigere muri USA, kigeze abona Martin ntiyaje, arangije ajya kumureba aho yabaga. Agezeyo asangayo umuzamu, aramubwira ati nje kureba umuntu uba hano witwa Martin. Umuzamu aramubwira ati Martin ntakiba hano, ahubwo witwa nde? Naya ati nitwa Naya. Ati rero niba ari wowe Naya, Martin yagusigiye ibaruwa, reka nze nyikuzanire. Umuzamu yamuzaniye ibaruwa, ayisomye igira iti Naya, warakoze kumpa igishoro, nashoye make nunguka menshi, narakubeshyaga, nabonaga ukuntu ufata umugabo wawe, gusa byari byiza iyo wigumanira n'umugabo wawe. Naya ata umutwe arataha ababaye cyane. Naya na mama we bicaye mu rugo mu gitondo barakomangirwa, basanga ni umuntu uje kubamenyesha ko inzu barimo yaguzwe, ku bw'ibyo baba bashaka ahandi bimukira ko nyirayo ashaka kuyivugurura. Naya arebye ku mpapuro bari babazaniye asanga uwaguze iyo nzu ni Oliver. Ubwo yahise yihuta ajya kuri telefoni areba amakuru, asanga Oliver yatsinze urubanza, yasubiye kuba umukire nka mbere. We na mama we baricuza cyane. Oliver ari mu rugo rwe ari kumwe na ya nshuti ye magara itarigeze imuvaho yitwa Ifu, bari gusubira mu buzima bavuyemo butari bworoshye, baseka cyane bishimye. Oliver ubuzima bwaje gukomeza, arabyuka mu gitondo agiye mu kazi, yagiye yinjiye mu modoka ye, abona abantu babiri baramwitambitse, yari Naya na mama we, bamusaba imbabazi bapfukamye bose. Arangije arababwira ati njye narababariye kera, ahubwo mundekeye simukiri mu nshingano zanjye, mugende mumenye ubuzima bwanyu nanjye ndamenya ubwanjye. Mu gihe Oliver yanze kubumva, Naya asa n'ugenda, ageze imbere imodoka iramugonga, bose biruka bajya kumureba. Ako kanya batwereka Oliver akangutse, abona umugore we Naya amuryamye iruhande, kumva ibyo byose byari inzozi yarayemo. Ako kanya yarabyutse ahamagara ya nshuti ye bakorana. Mwibuka ko nababwiye Oliver yari umugabo ukunda gusenga cyane. Arayibwira ati narose inzozi ndende kandi zisa nkaho ari ibya nyabyo, ndakeka ari ubuhanuzi bw'Imana. Ifu aramubaza none se nshuti yanjye warose ibiki? Undi ati narose ibintu bijyanye n'umugore wanjye na mabukwe. Oliver ati ariko urabizi, ngiye kugerageza umugore wanjye na mama we, ndebe uko bamfata ndamutse mbaye umukene. Filime irangirira aho ngaho.